Yesu ashimwe torero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuze mwese aho mutaniye mu mpande z'igihugu cyacu, muri Amerika y'Amajyaruguru, mu Majyepfo, muri za Australia, muri European countries, muri African countries, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene so Ev.Ndemezo, umubwiriza butumwa bwiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ngira ubuntu n'Imana kugira ngo uyu munsi twongere tuganire ijambo ry'Imana mu minota mike dusenga Imana. Reka tubanze dusenge rero. Data twese mwiza uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndakwinyize kugira ngo manuke ubane nanjye muri byose, tangere nanjye nsozanye nawe, imbaraga z'umwuka wawe zinkoreshe, kandi abagiye kumvira ijambo bose senge imitima yabo kugira ngo baryakirane ubugwaneza, dubashe kugira icyo duhindura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze kunyumvishe, ni mu izina ry'umwana ukunda rya Yesu Kristo umucunguzi wacu twizeye, amen. Turasoma ejo bundi ngo twaganiriye ku rukundo rw'Imana, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku byaha bitatu bikomeye cyane byugarije isi. Ibyaha bitatu bikomeye, aho kugira ngo ukore icyaha kimwe, ahubwo icyakubera cyiza nuko wamaze gukurwa mu mubiri, nuko wamaze gushyingurwa, wamaze kugezwa rusororo, wanashyinguwe, aho kugira ngo ukore icyo cyaha mu byaha ngiye gusobanura aha ngaha mu ijambo ry'Imana. Ni ibyaha byinshi, ariko genda yibanda ku byaha bitatu gusa, aho kugira ngo ukoremo kimwe aho ngaho nuko umuryango wamaze kukubura, cyangwa inshuti n'abavandimwe bamaze kukubura, wamaze gupfa ugashyingurwa, aho kugira ngo ukoremo kimwe mu byaha bitatu mbabwiye. Reka tubisome rero. Turasoma mu rwandiko rw'Abakorino, igice cya mbere, umurongo ni uwa 10. Abakorino ba mbere, igice ni icya 10, umurongo ni uwa mbere. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo, hejuru handitse ngo Abisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije, bose bakabatizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, icyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore ko kutifuza ibibi nk'uko babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,000 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi mukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiye kuduhugura twebwe abasorewe n'imperuka y'ibihe. Nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana yo kwizerwa kuko itazabakunda kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe no kukibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Mwumvishe inkuru z'Abisirayeli aha ngaha. Mu by'ukuri Abisirayeli batubereye akabarore ko kudakora ibyaha, ko kutifuza ibibi. Kandi Paul intumwa yabaye imfura cyane, yabaye inyangamugayo, ntabwo yigeze yikinga kutubwira ibi byose byababayeho. Tubonye neza yuko banywaga ku gitare ku byo kurya banywa ku gitare cy'umwuka, cyangwa se ibyo kunywa by'umwuka. Tubona ko baryaga ibyo kurya by'umwuka ariyo manu bafataga mu butayu. Tubonye ko banywaga ku gitare cy'umwuka ari cyo Yesu Kristo banywagaho, kandi bakanywa bagahaga, na n'ubu bigikomeza n'isezerano ryakomeje ryanasohoye. Yesu ashimwe cyane. Tubona ko rero nyuma ya Yesu Kristo twahaye imbaraga z'umwuka wera, umwizeye wese
hari isoko y'ubugingo idudubiza mu munda ye, imigezi y'amazi y'ubugingo, kandi unyweye kuri icyo gitare, kuri ayo mazi y'ubugingo, ngo ntabwo yongera kugira inyota iteka. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ikindi rero kinava ko kirimo ahangaha, nagira ngo mbabwire yuko banywaga nanone kandi ku byo kurya, baryaga ibyo kurya by'umwuka, ariyo manu yabatunga mu butayu, ariyo God's supper. Ni ibyo kurya by'umwuka Imana yabaherezaga. Imana bisobanuye ngo iki ni iki, bivuze ngo buri gitondo byahoraga bihinduka. Mu gitondo bakarya inyama, bakarya ibiryo byose. Imana ifite ububasha buguha ibyo kurya, ukabara aho ubishyira, ukabara naho bikakunanira. Bahoraga barya ibyo kurya uko ibyo baryaga mu gitondo si byo bongeraga kurya, yarabahinduraga buri munsi, ikabahindurira. Ariko ikintu cyambabaje cyane, ngo benshi muri bo ntabwo Imana yabishimiraga, cyo cyatumye barimbukira mu butayu. Hanyuma rero tubona ko ngo baciye muri kiriya, bari bafite hari Bibiliya ivuze bagasanga ibyo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko benshi muri bo ntabwo Imana bishimiye. Muzi ko baciye mu nyanja, bisobanura kubatizwa umubatizo w'amazi. Nta kimana mu by'ukuri itabakoreye. Bahawe manu, bahawe ibyo kunywa, bakora iki, ariko ngo benshi muri bo ntabwo Imana bishimiye. Ikintu ibi bintu mubitekereza muti? We mubwiza butumwa unyumva, we muhanuzi, we mushumba, we mu Kristo, ibi bintu mubitekereza muti? Ibi bintu mubitekereza muti? Ngo benshi muri bo ntabwo Imana yabishimiye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yabishimiye. Birababaje cyane rero kuba Imana itarabishimiye, kandi byose barabikorewe, bararyaga, baranywaga, bagaca mu mazi, bakabatizwa, bagakora iki, byose barabihawe iby'umwuka, iby'umubiri, ariko ntabwo Imana yabishimiye. Bibiliya yavuze ko ngo ibi byabayeho kugira ngo batubere akabaro kudakora iki, kutifuza ibibi nk'uko bo babyifuzaga. Ariko ikibabaje muri iyi minsi ya none, itorero rya none, modern church, abantu barifuza ibibi n'ubundi. Umuntu arifuza kugambana mwene se, arifuza kumwica, arifuza kumuriganya, arifuza kumwambura, arifuza kubeshya. N'ubundi uko byari bimeze kera mu Bisirayeli na bugingo n'ubu niko bikimeze, nta tandukaniro, nta difference irimo. Imana twese dutunganye, maraso Yesu atweze dutunganye. Icyaha cya mbere, hano Bibiliya ivuga ibyaha 5, ariko harimo bibiri nifuza gutindaho cyane. Iki ntabwo cyanditsemo, ariko hano harimo bibiri, ariko ibyo nifuza kuvugaho ni 3 gusa. Harimo icya mbere kigendanye no kwifuza ibibi. Ubusanze mu muntu, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwanditswe na Mariko 7:22 avuga ngo kuko mu mutima w'umuntu harimo imigambi mibi, gusamba no guheheta, kwiba no kwica, kugira no kwifuza kubi, uburiganya n'iby'isoni nke, ubupfu n'ubwibone, ijisho ribi n'ibitutsi. Ibyo byaha byose biri mu muntu ngo nibyo bimuhumanya. Mu muntu rero harimo ibyaha byinshi cyane, kandi waba ukishijwe udakishijwe bikurimo. Ariko iyo wizeye icyo Umwuka wera gufasha, nuko abitsikamira ntibigaragare. Biba bibambwe ku musaraba iyo wizeye Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero turacyafite kwifuza kubi. Niba uri umukristo ukaba wifuza, ugifite kwifuza iby'abandi, ukareba inzu y'abandi ukayifuza, ukareba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza, ukareba imodoka mugenzi wawe ukayifuza, ukareba amafaranga ukayifuza, ndababwiza ukuri yuko urukundo rw'Imana ntabwo rukiri muri wowe. Bibiliya Yohana bisobanura neza mu Rwanda ku rwego rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2:15 biravuga ngo umuntu nakundi biri mu iby'isi n'ibiri mu isi, gukunda Imana kuba kukiri muri we. Ngo kuko ikiri mu isi cyose ari ry'amaso n'umubiri. Ariko ngo isi irashira no kwifuza kwayo. Ariko ukora iby'Imana ishaka, ngo azahoraho iteka ryose. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Yakora bishimangira mu gice cyawo cya 4, aravuga ngo ku murongo wa 4 ngo nimuze ku bushuti bw'iby'isi butera kuba umwanzi w'Imana.
kuko umwuka turimo arararikira kandi afite ishyari. Bivuze ngo rero ntabwo twemereye kwifuza aho macaci ya none ahangaha bashize inyigisho za prosperity imbere, ni inyigisho z'amafaranga, ni ukugura imodoka, ni ukugura inzu. Ibyo ngibyo n'utayibona uzabyifuza, niba biguhanura ntubibone uzabyifuza. Igihe turimo ntabwo ari prosperity, igihe turimo ni ukwigisha inyigisho z'itorero, urupfu rwa Yesu, guhamwa no kuzuka kwe no kuza k'umwami Yesu, ngo twari itorero ajya nakwita rapture mu ndimi z'amahanga. Rero ubutumwa bwiza ni ugupfa kwa Kristo, ni uguhamwa no kuzuka, ibindi ntabwo bibaho. Nukurikira amagambo Yesu yagiye avuga, Yohana wamubanjirije mu gice cya 3 avuga ngo ni mwihane kubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu aje mu gice cya 4 arabishimangira ngo ni mwihane, haleluya, ni mwihane ibyaha, kuko ubwami bwo mu ijuru bubegereye kandi buri hagati muri mwe kandi buri hafi. Yesu arabishimangira. Si nibyo gusa, na Petero yabisobanuye mu byakoze mu mwaka 3:8 amaze kuvuga iby'isezerano ry'umwuka wera, abantu bibacumita mu mutima igihe bari buzi umwuka wera kuri Pentecote, ngo bibacumita mu mitima yabo, ngo ngo bagaba bindi atano ngo dukora iki. Petero aravuga ati umuntu wese ni mwihane, ngo arababwira ngo ni mwihane umuntu wese abatizwa mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mubone ko barerwa ibyaha byanyu, namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abandi wita Imana izahamagara. Nawe n'ukwihana yashimangiraga yavugaga. Kandi nta rindi zina dufite mu isi gukirizwamo cyete izina rya Yesu Kristo ryonyine, niko mu byakoze mu 4:12 handitse. Bene data rero, ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo, nta kindi. Ubutumwa bwiza ni urupfu rwe n'ubwango no kuzuka. Ariko niba ukifuza uyu munsi no ukifuza ibibi, ukiriganya, ugikora ibiteye isoni, ukibyifuza ukabikora, Yesu yapfiriye ubusa. Niba ugisambana, Yesu yapfiriye ubusa. Niba ukinywa inzoga uri umukristo, Yesu yapfiriye ubusa. Niba ukibeshya, Yesu yapfiriye ubusa. Ntabwo ari byo. Kwifuza ibibi cyo ni icyaha cya mbere. Icyaha cya kabiri, bireva ngo byatubereye kugira ngo bitubere akabarore kudakora ibyaha, tutifuza ibi nk'uko abisirayeli babyifuje. Imana bigatuma barimbukira mu butayu, ngo benshi muri bo ntabwo Imana yabishimiye. Mu cyo cyatumye barimbukira hehe? Mu butayu, barapfa barashira bose. None kimbabaza na n'uyu munsi nuko ibyo bakoze byose tukibikora, ubwo se batubera akabarore? Improvement ubwo ni iyi ntayihare rwose. Iyi nyigisho irakomeye, urihangana yakire, ni umuti urawakira ubumwe, kubera yuko Imana irambiwe guhora abantu bifuza ibifatika prosperity, ibifatika, kuhora bifuza bakicana bakamana bakangana. Ntabwo ari byo wowe unyumva, ntabwo ari byo. Kwifuza ibibi kiri mu byaha cyatumye abisirayeli barimbuka mu butayu. Icya kabiri no gusenga ibigirwamana. Bibiliya bisobanura ibigirwamana mu kuva igice cya 2 umurongo wa 6. Kuva 2 umurongo wa 6. Kuva 2 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo ni ibice 3:2 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo Aroni acurira abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. 6 niko handi kagiye kuvuga. Bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicirwa no kurya no kunywa, bagotswa no gukina. Birababaje cyane. Iki ni igihe Mose yatindanye n'Imana, abisirayeli na Aroni wabo wabasigaranye abaremera igishushanyo cy'ikimasa ngo bakiranye uko Mose wabayoboraga atinze ku musozi. Ese mwene data, ubu Imana itinda kugusubiza uzasambana ngo n'amafaranga? Imana itinda kuvana mu bukode uziba ngo n'ubukode? Imana nitinda kukwambika uziba iby'abandi?
ubu niba utinze mu butayu bisobanuye ngo bibe impamvu zo guhemukira Imana, bibe impamvu zo kwimura Imana ihoraho, wimike ibigirwamana bidafite umumaro, bitareba, bitavuga, bitanukirwa, bitumva. Ikigirwamana cya mbere kiri mu isi n'amafaranga. Amafaranga maze abantu, amafaranga barimo barayicaniramo mu nzego za leta, mu nzego z'abikorera ku giti cyabo, mu itorero, mu madini. Amafaranga nicyo kigirwamana cya mbere gikomeye cyane. Ikigirwamana gikomeye no gutsinda umwuka w'amafaranga. Urimbuye abashumba, urimbuye abapasiteri, urimbuye intumwa, urimbuye abahanuzi. Nta muhanuzi n'umwe ukivugisha ukuri na mugenzi we, nta mupasiteri ukivugisha ukuri na mugenzi we, nta mushumba ukivugisha ukuri na mugenzi we. Byararangiye. Byabaye prosperity, byabaye business, byabaye amafaranga, byabaye akavuyo mu itorero, byabaye akajagari mu itorero, byabaye akajagari. Ariko bigiye gusobanuka. Hari 2007 utafukamira bayari. Amazina nabibwiye, nitwa Ev.Ndemezo Robert, ndumubwiza butumwa bwiza w'ijambo ry'Imana. Icyongeyeho nkaba disciple maker, umwigishwa wa Kristo ushinzwe gushyira mu bikorwa Great Commission twahawe nk'inshingano nkuru nyamukuru Yesu yasigiye itorero. Nkaba nkora umurimo w'Imana muri Blessing Miracle Church, aho nshinzwe ivuga butumwa. Ariko misiyo yanjye muri Blessing Miracle Church ni urupfu rwa Yesu rwamwe no kuzuka kwe, no kubwira ko abantu Kristo mu kanya twayitorero. Nta kindi, ntabwo ari prosperity. Ni urupfu rwe n'urwamwe no kuzuka kwe, kugira ngo umuntu wese umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Utamwizera wamaze gucirwaho iteka, byararangiye. Yesu ashimwe cyane. Abantu bararya, abantu baranywa, ariko ngo bahagurutswa no gukina. Kandi imagine, bahagurutswa no gukina. Imana irarakara cyane. Ibwira Mose ngo dore ibyo Abisirayeli barimo gukora. Irukanga. Mwabonye ko Imana yarabahanye. Muzi ko ku munsi umwe hapfuye ibihumbi 3. Byongeye kurokoka. Nukomeza ugasoma hirya gake barabikwereka. Hapfuye umuntu yishe mugenzi we baterana inkota, niko Mose yategetse, barapfa. Hapfuye ibihumbi 3 ku munsi umwe. Ku munsi wa Pentecote nibwo Imana yongeye irabigaruza. Petero amaze kubwiriza, hakizwe ibihumbi bingahe? 3 ku munsi umwe. Bajya mu cyimbo cy'abandi bari bapfuye. Bamwe bishwe n'amategeko, bishwe n'amategeko y'inyuguti, ariko Yesu Kristo amaze kuza, tanze umwuka wera, abandi bakizwa no kwizera n'ubuntu n'urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turi mu isezerano rishya, ntago turi mu rya kera, ntago turi mu mategeko y'inyuguti, turi mu kwizera, turi mu rukundo, turi mu mbabazi z'Imana. Kuko igihe cya kera amategeko yari umubiri, yari inyuguti n'umubiri, ariko uyu munsi wa none ni ukwizera. Isezerano rishya ni ukwizera, ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo, ni imbabazi z'Imana. Rekeraho kwimura Imana rero. Ikintu cyose wasize mu mutima wawe kigasimbura Imana, wasizeho mu mutima wawe, amaso yawe, ubwenge bwawe, ubugingo bwawe, cyo cyakuye ikigirwamana. Amafaranga kuye ikigirwamana, ubutunzi bw'isi bwakuye ikigirwamana, imyambarire yawe yakuye ikigirwamana, amagambo uvuga none kureka yakuye ikigirwamana, akazi ukora kakuye ikigirwamana. Ni ikintu cyose, ni ubusambanyi ukora bwakuye ikigirwamana, ni ikintu cyose ukora ariko kigatwara umwanya. Ni igihe washyize kwizera kwawe mu bindi bintu, exhibiting your faith in other things other than the cross and the cross. Ni igihe washyize kwizera kwawe mu bindi bintu kurusha kwizera Yesu Kristo wabambwe, kurusha kwizera umusaraba wa Yesu Kristo. Yesu agufashe kandi akugiye neza. Ntabwo mvuga naba, ahubwo mbangira ngo ibintu bihabwa agaciro kandi tubihe uburemere, urakarire icyaha ucyane ku rwego rutuma utakora icyaha. Imana igufashe cyane. Icya gatatu ni icyaha cy'ubusambanyi. Iki cyaha cyo kwimura Imana nicyo cyaha cya mbere, aho kugira ngo ugikore. Icyakubera cyiza nuko wabanje gukurwa hehe? Mu mubiri. Kwimura Imana kubera amafaranga, kwimura Imana kubera imyambaro, kwimura Imana kubera ubukode, kwimura Imana kubera inzara, kwimura Imana kubera imodoka,
kwimura Imana kubera ubwibone bwawe, kwimura Imana. Ikintu cyose wabona ko cyagutuma wimura Imana mu buzima bwawe muri wowe ikimuka, iyo ni kamere ya Satani, ni sinful nature, ni kamere ya Satani muri wowe. Aho kugira ngo wimura Imana, icyakubera cyiza nuko wamaze gushyingurwa rusororo hariya, nuko twaba twamaze kugushyingura, tukaba tuzi ko uwo muntu yashyinguye yamaze gupfa byarangiye. Aho kugira ngo wimure Imana, ubwo busambanyi bwawe, ubwo businzi bwawe, ubwo bwesikoro bwawe, ubwo buriganya bwawe, uko kwimura Imana kwawe, iryo jisho ryawe ribi, ubwo bwibone bwawe, ubwo bupfu bwawe, ubwo buhehesi bwawe, ayo marari yawe yakunaniye, aho kujya gukora kimwe muri ibyo bintu kimura Imana mu bugingo bwawe, icyakubera cyiza nuko wamaze gupfa bakagushyingura. Icyaha cya gatatu ni icyaha cyo gusambana, cyatumye Abisirayeli baragikoze, bituma ku munsi umwe hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi binga bitatu. Tugenekereje mu mibare mathematically ni ibihumbi 23 byapfuye umunsi umwe kubera icyaha cy'ubusambanyi. Ndabigusomera, turasoma mu mibare mu kubara 25 umurongo wa mbere, kubara 25 umurongo wa mbere, kubara 25 umurongo wa mbere. Abisirayeli baguma ishitimu, abantu batangira gusambana n'abamowabokazi, kuko babararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'Imana zabo, abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'Imana zabo. Abisirayeli bifatanya na Bayali y'i Pewori, bikongeza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose, umanuke abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku izuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve mu Bisirayeli. Mose abwira abacamanza b'Abisirayeli ati, umuntu wese muri mwe yica mu bantu be bifatanyije na Bayali y'i Pewori. Umwe mu Bisirayeli araza azanira bene wabo Umumidyanikazi mu maso ya Mose no mu yiteraniro ry'Abisirayeli, bararirira ku miryango w'ihema, baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi abibonye, ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu, akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema, abahinguranya bombi, uwo Mwisirayeli n'uwo mugore, rimufata ku nda ye, mugigishira ubwo mu Bisirayeli. Abishwe na mugiga iyo bari inzovu ebyiri n'ibihumbi 4. Abishwe na mugiga bari ibihumbi 24 ku munsi umwe. Ariko Finehasi mwene Eleyazari umutambyi azana ifuhe, nugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana izakugirira neza, Imana izaguha umugisha. Yazanye ifuhe, agira ishyaka, Imana ihoraho, afata icumu, ibaze gusambana mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Abisirayeli gusambana n'abanyamahangakazi. Abamowabokazi murabazi aho baturuka inkomoko yabo, basambana n'abanyamahanga. Biraba ngo amutera icumu rirahinguranya rigera mu butaka. Hari icyaha wakora Imana ikikubareho, leta ikitambika gusa ikagufunga, ariko Imana ikakuvanamo. Usanze umuntu asambana n'undi, biteye isoni, biteye n'isesemi no kubivuga, biteye isesemi no kubivuga. Usanze umuntu asambana na mugenzi we, umuntu usambanya muka mugenzi we nta bwenge afite, usambanya umwana w'inkumi nta bwenge afite, umuntu usambanya umwana nta bwenge afite. Ikibazo ni ukuba warize, uri doctor, uri professor, uri engineer, ariko ukarenga ugasambana ufite umugore. Niba ukiri umusore, ni ukaba wakunze umukobwa, wamurambagishwa mukunda, mugasezerana, niki gituma umusambanya imbere y'igihe? Umukoze icyaha, mugasambana mbere y'igihe? Ntabwo ari byo. Ugasambana mbere y'igihe kweri? Tegereza igihe, niba warakishijwe waramwakiriye, warahambiwe amaze kuba imbohe byararangiye. Tegereza igihe babanza amategeko abikwemerere, Imana ibikwemerere kubikora biri official. Icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri w'umuntu ndani, ni icyaha kibera ndani. Buriya y'umuntu, Paul yaranabisobanuye mu rwandiko rw'Abakorinto 3:6 umurongo wa 12,
ku murongo wa 19 avuga yuko kiriya cyaha ibyaha byose bikorwa hanze y'umubiri, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorwa mu mubiri w'umuntu ndani. Niyo ugitinye ikintu uryamana n'umugore mukaba amaraso amwe, iyo usambanye rero imyuka yo mukobwa igusigaramo kandi ezo zigusigaramo, nawe kandi eziwanyu n'imivumo bikamusigaramo byose. Ibaza iyo myanda yose atwaye, maze ukavuga ngo wabuze nyuma ugashaka ngo wabuze urubyaro, ngo wabuze umwana, ngo wabuze inzu, ngo wabuze iki, ni imivumo igukurikirana. Ibaza iyo myanda yose bakumenamo yose, iyo myanda y'abasore wa mukobwa bakumenamo, izo kane z'abasore bakumenamo, iyo myuka mibi y'abasore bakumenamo, byose ukakira, byose ukakira, byose ukakira. Iyo myanda y'abakobwa wa musore baguhereza, iyo myanda y'abagore baguhereza, urica iki kukiri mutoya? Ko iki Imana yakuremye ari kuyubaha no kuyiramya no kuyihimbaza. Ntabwo Imana yakuremye ngo wice ubusore bwawe, ntabwo Imana yakuremye ngo wice ubukumi bwawe, ntabwo Imana yakuremye ngo wice icyo yakugize. Wa mugore we uri umugore w'umugabo, uri umugore wa bose. Wa mugabo uri umugabo w'umugore umwe, uri umugabo w'abagore babiri. No, munyumve neza, iyo ni imyanda iteye isoni, ni icyaha kirakaza Imana. Aho kugira ngo usambane, icyakubera cyiza nuko wamaze gukurwa mu mubiri ugashyingurwa. Ni icyaha cya kabiri gikomeye cyane. Navuze byinshi bitanu, ariko icyambere ni ukwimura Imana ihoraho, ukimuka ibigirwamana. Icya kabiri ni ugusambana n'umugore utari uwawe, ni ugusambana n'umukobwa utaramushaka, ni ugusambana n'umuhungu mutarashakana, ni ugusambana, ni uguca umugore, ni ugusambana, guhuza umubiri wawe n'uwa mugenzi wawe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko y'Imana, mu buryo bunyuranyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Usanze umuntu yarize ariko arimo arasambana, umuntu yarize ariko arimo arasambana, ni doctor ariko arimo arasambana, arimo aranywa itabi, arimo arasambana. Umukobwa yarize ni professor, uri umuyobozi ukomeye cyane, ariko urimo urasambana. Icyaha cy'ubusambanyi kimaze kuvana abantu benshi mu myanya yabo ya leta no mu bikorera. Biravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ngo ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Icyaha cy'ubusambanyi dufite ingero nyinshi z'abantu batakaza imyanya yabo kubera icyaha cy'ubusambanyi no gusuzugura Imana kandi baramenye Imana. Umva wa mukobwa we, wisambana ngo ubone akazi. Umva wa mukobwa we, wisambana ngo ubone imyambaro. Umva wa mukobwa we, wisambana ngo ubone amafaranga. Umva wa mukobwa we, wibikora ibyo kuvuga ngo sheri ndagukunda cyane, nkubuze napfa, mureka apfe bamushyingure. Umva wa mugore we, umugabo akagushukashuka ngo genda miliyoni afite amafaranga ndaguha akazi turyamana. Umva nagumana amafaranga ye, ntagumana imitungo ye, ntagumana ubwo busabwe, ntagumana iyo myanda ye, usibye kukicira ubugingo nta kindi kintu azakugezaho. Gusambana n'ubugome, uri umugome. Wowe usambanya mwene se uri umugome, wowe usambanya umwana muto uri umugome, uri umwicanyi, uri umwicanyi, uri umwicanyi. Icyaha cya gatatu ni icyaha cy'ubwicanyi. Ntabwo ahangaha cyanditse, ariko nakinteguretinze nagisize kuko kiva mu busambanyi. Muzi ko kwica umuntu ariko wamutema ukavusha amasa ariho urubanza, nibyo. Kuba wamurasa umurenganyije, kuba wamuroga agapfa kubera ishyari, ariko no gutuka mwene so ngo wagicucuwe, wamupfuwe, wamaze kumwica kuko nta rukundo rukirimo. Ahatari urukundo hose ni icyaha cy'ubwicanyi. Mwene so wamwisha wamurangije. Rero kuvusha amaraso atariho urubanza, ukagambanira mwene so kubera amafaranga, kubera impungano, kubera ibiguzi, byose ni icyaha cy'ubwicanyi. Aho kugira ngo wice mugenzi wawe utari ku rugamba. Umva mukobwa we, umva wa mugabo we, ntabwo uri umusirikare, ntabwo uri umupolisi, ngo uri ku rugamba. Ntabwo uri umucungagereza ngo wenda umucungagereza arasimbutse, umufungo arasimbutse aragucitse uramurashe. Niba muri ibyo mvuze bitatu mu wica umuntu, ayo maraso azagukurikirana. Habyo twita amategeko y'intambara arahari, ya mu buryo bwa leta,
z'ibihugu cyangwa se no Bibiliya hari amategeko y'intambara. Ku rugamba ugomba kurwana ukarasana, birumvikana. Waba umupolisi umufungwa arasimbuza aragucitse n'amabwiriza, ariko ako nakazi kuko nta numurekura nta busobanuro ufite ngo yagucitse gusa ngo aragenda gusa. Uzacyagingwa byinshi, bazagucyaginga ibintu byinshi cyane rwose, naho bya bitavuye kuri wowe, ariko urabanza ukakira izo ngaruka z'uburangare. Sibyo shaka gutindamo. Ndashaka kuvuga ngo nta muntu uvusha amaraso atariho urubanza ngo bimugwe amahoro. Ufate ruswa wica umuntu, ufate impongano wica umuntu, ntabwo bizakorohera. Ugambane mwese kubera akazi arimo ngo bamwice, umurogeshe, ntabwo bizakorohera. Azapfa ko nawe uzamukurikira vuba cyane, kuko ibyo umuntu akora, ibyo umuntu abera, ibyo asarura, nawe bizagukurikirana. Rero iyo ndukuramo izagukurikirana n'umwana wishe kandi ubigambiriye, keretse arinda itateganyijwe, itateguwe, byashoboka kuko imbere y'Imana bitari ngombwa. Ariko ikintu cyose wakoze wakigambiriye, iyo nda ugasambana ubizi n'abana ukabica, tekeza abantu maze kwica ukuntu bangana, umaze kwica mu nda zawe. Wa mukobwa we, tekeza abantu maze kwica mu nda zawe uko bangana, kandi ubizi, uzi ko nta handi umuntu yatwara inda usibye ubusambane. Abana wica, ubusa ubutaha uzabwira Imana ngo mfasha noneho umura ubyara rw'ikisi. Ubwo se izabiguhongera se? Ubwo se izaba ni ukugufasha se? Ni ibyiza se uzaba uyihaye? Ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka. Iraguhongera se kubyizakoze ku mwana wishe, kunda wavanyemo zingahe, urubyaro urarwakira ngo rubu rw'iki, rugufasha iki se? Abo wishe barahagije. Uri murica abana ngo ukeneye urubyaro. Ejo nubura urubyaro rero ngo mana nabuze urubyaro, warabamaze ubakuramo. Ntabwo ari byo. Iki ni icyaha giteye ubwoba. Ni ubusambanyi. Cyangwa ni ukwimura Imana. Kabiri ni ubusambanyi. Gatatu ni ubwicanyi. Iyo ukuyemo inda ubishaka, wishe umuntu wamwishe. Aho kujya ngo uvanemo inda uyikuremo kandi warabikoze ubizi, icyakubera cyiza nuko wamaze gupfa bakagushyingura. Ko nubundi ntacyo uburi cyo, ntacyo usigaje kumara mu isi usibye guhumanya abantu b'Imana yaremye gusa, no kwangiza isi, no kuyonona, no kwikora uko ubishaka. Rero ukwiriye kuva mu isi ukagenda, aho kugira ngo uhindure ubusa amategeko y'Imana. Icyakubera cyiza nuko wakurwa mu mubiri ukagenda, aho kugira ngo uhindure ubusa kwizera kwawe. Yesu ashimwe cyane. Ngibyo byaha bitatu biremereye cyane. Hari ibindi byaha bibiri yavuze, ntukivovotera Imana, ntukitotombera Imana. Twarayibonye, Nawomi yivovoteye Imana bituma isezerano rica muri Bowazi na Rusi. Iyo wivovoteye Imana